ndavuga ubuhamya bwa Papa Esther mu magambo ahinnye. Ikintu cya mbere Papa Esther yakoraga, yagiraga urukundo, yarakundaga, kandi yakundaga kubitubwira, akavuga ngo ntugategereze ngo uzangana ngo nurangiza ukundwe, ngo ibyo byo ntibibaho, ngo umuntu ukunda niwe nawe uzi ukundwa. Yarakundaga kandi agakunda abantu bose. Ibyo mu by'ukuri ni imbuto yadusigiye. Papa Esther yakundaga urubyiruko cyane cyane, kandi urubyiruko ruri hano hari ikintu uzuvuga abantu bakavuga ngo ararengereye. Yakundaga urubyiruko cyane. Ndabona batwitabye ku bwinshi, abashumba b'amatorero, abakristo bose turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndashimira itorero rya Maranatha, umuryango wa sokuru Ngirabakunzi, wa sokuru Kabuye. Nshimiye n'umuryango wo kwa mama batubaye hafi, n'indi miryango yose batubaye hafi. Nshimiye abayumbe cunguze burya umwete. Mbere ya byose tubanje kubashimira mwebwe mwese abatwitabye kuri uno munsi kugira ngo tubane hano muri iki gitaramo. Yesu ashimwe. Mu by'ukuri ni ikintu cyangombwa, ni ikintu duha agaciro. Umuntu gusiga ibye agasiga umwanya we, mwari mufite amakwe, hari n'abandi bagize ibyago, ariko mwumvishe ko bamwe bagomba kujyayo, abandi namwe mukatuzirikana mukaza kugira ngo tubane hano muri iki gitaramo. Mwagize neza cyane kandi tubahaye agaciro, turanabashimiye kuko mwabikoze. Hanyuma uyu mwanya rero dufite abantu bakeya bari buvuge, baraba bavuga mu izina ryacu twese. Ntabwo twese twavuga ngo bishoboke. Uyu mwanya rero twateguye abantu bake bari bugerageze kuvuga mu izina ry'abandi. Ubundi nta nubwo twakagombye kuvuga amagambo menshi muri uyu munsi. Nuko bitaza bishoboka nyine ngo abantu bareka abandi bavuga, ariko twari bufate Mama Esther n'abana be tukabaha umwanya bakagira ngo bashime Imana cyangwa se banavuge n'ibikorwa bijyanye no kwibuka se, ariko nabo twabashyizemo, ariko ni ukuvuga muri make kugira ngo abantu babone n'undi mwanya. Twebwe ibyacu, imihango yacu twayikoze, twazindutse hariya umurambo wa nyakwigendera ushinguye, twashyizeho indabo. Icyo ni nacyo gikorwa cyarebaga umuryango, twagikoze. Ubundi tukaza gufatanya namwe hano mu gitaramo, kandi igitaramo ni cyacu twese, ntabwo twakwiharira ijambo ngo bishoboke. Reka rero dusabe madamu wa Rutonesha Gayo, niwe ugiye kuvuga. Ubwo araza kuvuga mu ncamake, anavuge n'umukobwa wiwe Esther amaze kuba inkumi, niwe mfura ya Kabuye, ntabwo twamwima ijambo, kugira ngo avuge mu ncamake ibijyanye no kwibuka papa we. Hanyuma turaza nanone muri abo bashiki bacu haraza kuvuga umuntu umwe mu ncamake. Ubwo haze kuvuga nanone n'umukuru w'umuryango. Njyewe ni ugushimira gusa abantu mu ncamake, ntabwo ntinda. Reka dusabe Mama Esther yigire hino. Amen. Turashima Imana kubw'uyu munsi. Imana ishimwe. Twarawusengeye mu by'ukuri, tubyingingira Imana, tubyereka Imana kugira ngo tuzagere kuri uyu munsi kandi bizagende neza. Turabishima Imana, Imana ihabwa icubahiro. Kubera ko
amasaha agiye, abaza kuvuga nyuma barandeberaho, ntabwo ntinda mu magambo, ndavuga amagambo ahinnye kugira ngo n'abandi bavuge. Turashima Imana ku bwa Papa Esther, turashima Imana yamuduhaye mu by'ukuri, akatwerera imbuto, akadusigira amasomo menshi. Turabishima Imana, Imana ishimwe. Ndavuga ubuhamya bwa Papa Esther mu magambo ahinnye. Ikintu cya mbere Papa Esther yakoraga, yagiraga urukundo, yarakundaga, kandi yakundaga kubitubwira, akavuga ngo ntugategereze ngo uzangana ngo nurangiza ukundwe, ngo ibyo byo ntibibaho, ngo umuntu ukunda niwe nawe uzi ukundwa. Yarakundaga kandi agakunda abantu bose. Ibyo mu by'ukuri ni imbuto yadusigiye. Yakundaga abantu bose, atarabanuye umuntu uwo ari we wese. Ushobora kuvuga umuntu wawe, ariko abantu benshi barahari. Nta muntu yociyeho atavugishije, yakundaga no guseka cyane. Nta muntu yociyeho adasekeye, ntibyabagaho. Mu by'ukuri ubwo ni ubuhamya bukomeye. Urukundo nicyo kintu abantu babuze cyane muri iki gihe. Ibyo turabishima Imana, tunabimushimira n'imbuto ikomeye yatugaragarije. Ikintu congeyeho, Papa Esther ari umunyamasengesho. Yarasengaga ubuzima bwe bwose. Jewe kuva dushakana nasanze asenga. Yakundaga gutanga ubuhamya ngo hari igihe yigeze aba umupagani, ico gihe twari tutarashakana, ariko nje twagiye gushakana asenga. Ubuzima bwe bwose yarasengaga, kandi akabishoramo imbaraga nyinshi cyane, n'ubwenge bwe bwose n'ibitekerezo bye byose yarasengaga. Iyo ni imbuto ikomeye nayo yadusigiye. Ni urugero rukomeye cyane rwo gusenga cyane no kwegera Imana, nabyo turabimushimira. Ikindi congeyeho, Papa Esther yarafasha mu bushobozi buke ubwo ari bwo bwose afite. Yarafasha, ntiyobona umuntu ugowe ngo amuceho, habe n'ubwo yoba afite 1000, habe n'ubwo yoba afite 5,000. Yarafashaga. Yafashaga umuntu uwo ari we wese, agafasha umukene uwo ari we wese. Yakundaga abantu bagowe cyane. Yabona umuntu ugowe akavuga ngo azamutera nk'ishavu, agakunda abantu bagowe. Yabona umuntu ugowe akavuga ngo, yakundaga kuvuga ngo iyo yabonye umuntu abandi banze ngo azakunda ngo amwegere ngo amugire inshuti. Ibyo yarabivugaga cyane. Agakunda, akegera abantu, agafasha. Ubushobozi ubwo ari bwo bwose, uko bwoba bungana, yarafashaga. Amen. Ntawovuga umuntu ngo amurangize. Ubuzima bw'umuntu ni burebure, ntiwavuga umuntu ngo umurangize. Hari byinshi nzi, hari n'ibyo muzi kundusha. Turashimira Papa Esther mu by'ukuri, yadutunze neza iminsi twabanye. Ntaco twamuburanye, yadutunze neza, aturera neza, arera abana neza, abana akabatoza Imana, akabigisha, akabajana mu masengesho. Mu bijanye n'umubiri aradutunga mu buryo bwose, mu bushobozi bwose, tubaho neza. Turabimushimira, tunashima Imana yabimushoboresheje. Amen. Ubuhamya ni burebure, ntabwo ndenze ubu ngubu. Reka nshimire abantu. Ndashimira abantu bose batwitabye, abantu bose b'umuhana wa Kampala batwitabye. Mu by'ukuri ndabashimira cyane, batwitabye. Papa Esther akundaga urubyiruko cyane, kandi urubyiruko ruri hano. Hari ikintu uzuvuga abantu bakavuga ngo ararengereye. Yakundaga urubyiruko cyane. Ndabona batwitabye ku bwinshi, abashumba b'amatorero, abakristo bose, turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndashimira itorero rya Maranatha. Mu by'ukuri sinabona uko mbabwira, baduhaye ikibanza. Usibye n'ikibanza, mu buzima bwose tuba turi kumwe, baratwegera.
ndabashimira cyane umubyeyi wacu bishopu, ndabashimira cyane ndetse na revera n'abo bakorana bose turabashimira cyane ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndashimira umuryango wa Gasegege, mu by'ukuri turahorana buri munsi, igihe cyose tubiyambaje baza batwitaba tukabana nabo, buri gihe cyose no mu buzima busanzwe mu rugo tuba turi kumwe nabo. Ndabashimira cyane, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndashimira itsinda ry'abayumbi, abayumbe batubereye nka kujya iyo ubona umwana agiye gutemba uza wiruka kugira ngo umuramire vuba ataragwa ngo avunike cyangwa yikubite kuri sima ahame n'umutwe hasiga ubuzima. Ndabashimira cyane, ni inshuti z'umuryango kandi ikibigaragaza bari inshuti za papa Esther cyane, barasenganye ariko n'igihe atakihari ni inshuti z'umuryango. Uko nta muntu twakwiyambaza aha mu kintu runaka ngo ahakane, aza yigora akakidufashamo. Ndabashimira cyane. Abayumbe ba Kampala ndabashimira batwitabye, abayumbe ba Nairobi ndabashimira, muri inkoramutima zacu, ibyo mutugaragariza turabizirikana, ntabwo twabitesha agaciro, nta nubwo dufite kuzabitesha agaciro. Ndabashimira cyane. Bigomwa byinshi ku bwacu, bakareka ibyabo ku bwacu, bakitanga ku bwacu mu buzima ubwo ari bwo bwose. Hari igihe mushobora kuvuga ngo mubabonera aha wenda mu kwibuka, ariko no mu buzima bundi aha ngaha igihe cyose iyo tubiyambaje batuba hafi. Ntavuze izina ry'umuntu, Imana yo mu ijuru mukorera izabibiture. Ndashimira abayumbe b'i Kigali, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, buri gihe muhorana natwe, ntabwo mwigeze muduta, ntabwo mwigeze mudusiga inyuma cyangwa se hirya, igihe icyo ari cyo cyose. Amen. Igihe icyo ari cyo cyose muhorana natwe. Hari ikintu Revera yavuze, hari ikintu nje natekereje kuri iyi si. Ndavuga umuntu wese ugirira neza si wuzuye kwitura. Ndabashimira cyane Perezida Musore, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tuzirikana ineza yanyu n'urukundo rwanyu. Hari igihe rimwe na rimwe wenda muzamubona tutabizirikana, tutanabitahura, ariko ndabashimira.
ndabashimira cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ibyo mudukorera turabizirikana, n'abana barabizi. Hari igihe mubona wenda ari batoya mukagira ngo wenda ntacyo bazi, ariko barabizi, barabizi cyane, barabizi, barabizirikana. Turabashimira cyane, turabashimira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mwafashe ahakomeye, mwafashe ahagoye, ariko hamwe n'Imana n'imirimo y'amaboko yanyu, Imana irabashoboresha, ibageza ku bikomeye ku bwacu. Ndabashimira cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira abantu bavuye mu ntara ku bw'iki gikorwa cyacu. Imana yo mu ijuru itakiranirwa ibaha umugisha. Ndashimira abavandimwe bacu umuryango wa databukwe, ndabashimira mu by'ukuri, ndabashimira. N'umuryango mwiza, n'umuryango ukomeye, ndabashimira. Ikintu icyo ari cyo cyose tubabwiye batwumva cyane, batuba hafi cyane. Turabana muri buri kimwe cyose. Uyu munsi wananiye kuvuga, nashatse no kugira ngo uvuga usimvuge, ariko mbona abantu batabibona neza kubera ko numvaga nta gahunda yo kuvuga. Ndabashimira cyane mu by'ukuri, Papa George, Claudine na Mudasumbwa bataye utuzi twabo, bigomwa ibyabo, bagenda urugendo rurerure. Ndabashimira cyane kandi turahorana buri gihe. Baradutetesheje cyane. Ndabashimira cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Murakoze. Amen. Dusome muri Yohana 14 kugeza kuri 3. Cumi na kane kugeza kuri 3. Muhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, naje munyizere. Kuko rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahandi. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahandi, nzagaruka mbajane iwanyu, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Amen. Amen. Njye rero iyo ngize ibyishimo kunda kubisohora mu marira. Rero nimubona ndize ntimubwire ngo ni agahinda, ni ibyishimo. Mbanje gushimira Imana kuba izihora iturinda, ikaba idushoboje aho mwese mwaciye mu nzira, aho mwasize akazi kanyu,
amago yanyu, mwasize ibindi byose mukaza hano. Imana ishimwe kuko niyo yabashoje. Nshimiye mama mbere na mbere mu bantu bose, kuko ahora tuba hafi, aratuyobora, twakora amakosa akatubwira ibyo tugomba gukora, akatuyobora. Hari benshi badafite ba mama babo, benshi badafite ba mama babo ntabwo bari no mu masengero, benshi bangana nanjye, murabona na barumuna banjye badafite ba mama babo, bari hanze, bari ku mihanda. Ariko ngewe kuba naragiriwe amahirwe yo kuba mufite, Imana ishimwe kandi ndamushimiye muri byose. Imana imuhereze umugisha. Nshimiye imiryango yose, gutangirira ku muryango Ndasegege, umuryango wa Ngirabakunzi, umuryango wa sokuru Ngirabakunzi, wa sokuru Kabuye. Nshimiye n'umuryango wo kwa mama batubaye hafi, n'indi miryango yose batubaye hafi. Nshimiye abayumbe, mwatubaye hafi mu masengesho yose, mu kwitanga kwanyu, kudusura, kutuba hafi, inama mwaduhaye. Imana ibahereze umugisha. Nshimiye itorero Maranatha n'abarevera n'abantu bose babarizwamo. Imana namwe ibahereze umugisha, mwatubaye hafi. Imirimo ya papa, ibyarangaga papa, icya mbere ni urukundo. Ejo bundi twari turi hano mu masengesho, nsoma ku rukundo. Umuntu udafite urukundo niyo yaba afite kwizera ko kundura imisozi yose, niyo yaba ahanura akavuga ibyahishwe byose, niko Bibiliya ivuga, niyo yaba akora ibikomeye, ibyo byose udafite urukundo nta gaciro Imana ibihereza, niko Bibiliya ivuga. Urukundo nirwo ruzana kwizera, nirwo ruzana kwihangana, nirwo ruzana byose, nirwo ruzana za mbuto zose ziri muri Bibiliya. Papa yagiraga urukundo, yakundaga buri muntu wese, yagiraga amahoro, yafashaga buri muntu wese atitaye kuri level yiwe, atitaye ibyo abandi bamuvugaho, ibyo abandi bamutekerezaho. Icyo yanyigishije mu buzima na barumuna banjye, yatwigishije gusenga.
gusenga ibihe byose. Ndibuka cyane cyane njyewe kuko abantu bari bakiri batoya, nanjye nari nkiri mutoya, ariko yanjyanaga mu mara, yanjyanaga mu kabari, akanyereka ukuntu abantu b'isi bitwara, akanjyana mu rusengero, akanyicaza, akanyereka ukuntu urusengero rumera. Ndibuka yarampagurutsaga ngo dusirimbane. Ejo bundi nari ndeba akavidiyo turi gusirimbana, akambwira, none naruha nkamusaba amazi, akambwira ngo oya, ngo basirimbe, ibyo kurya uzajya nyuma, uzanywa amazi nyuma, banza utambire Imana. Ni ukuri nshimiye Imana kuko turi hano turi kumwibuka, kandi ndizera ko ahari ari amahoro, dufite ibyiringiro ko tuzamusanga. Murakoze. Haleluya. Haleluya. Turashima Imana nubwo bigoye mu by'ukuri, ariko mubyihanganire wenda n'umwana yagize ikiniga, n'umuntu mukuru wese byamubaho, nkuko ikintu cyo kwibuka nyine ni ukwibuka, usubira mu mateka. Turashima Imana ko twageze hano mu by'ukuri kubera kino gikorwa cy'umuvandimwe wacu Kabuye. Turashima Imana ko yatuboneye umwanya, nkuko murabona ko turi bakeya, kwangira abakunzi bamwe bavuye hano bajya gutabara Kigali, natwe turaza hano. Habayeho urundi rupfu ku buryo bamwe bavuye basubira i Kigali, ariko turashima Imana ku babonetse. Imana ibaha umugisha. Rero kuvuga kuri Kabuye biza bitugora cyane njyewe yari inshuti yanjye. Njyewe ndashaka gushima ku mirimo y'Imana twabonye nyuma y'urupfu rwa Kabuye. Bavandimwe, twabonye Imana nyuma yo gupfa kwa Kabuye. Haleluya. Haleluya. Twabonye imbaraga z'Imana nyuma yo kwitaba Imana kwa Kabuye. Hari ukuntu umuntu azapfa ukibagirana, ariko Kabuye yarapfuye, n'Imana yakoreye iragaragara. Ndashima Imana ko twabonye imbaraga z'Imana, twongeye kubona imbaraga z'Imana, twongeye kubona urukundo rw'Imana kubera imirimo ya Kabuye, kandi yitabye Imana. Ndashima Imana kubw'umuryango wiwe wakomeye. Ari gihe narebaga Nyambabazi nkabona ameze nk'umutesi ukuntu, nkabona atazabishobora, ariko murabona ko bameze neza. Izi ni imbaraga z'Imana. Murabona ko abana bameze neza, murabona ko umudamu wiwe ameze neza. Ni ukuri ntago umukiranutsi azapfa. Kabuye arasinziriye, kandi natwe nitwizera tuzamusanga. Turashima Imana rero ko yadushoboje nyuma y'urupfu rwiwe tugakomera. Njyewe hari ikintu nari naramwigiyeho kimwe, yazaga azi iwanjye akambwira ngo ntaza ashaka kwishingikiriza ku muntu uwo ari we wese, ngo aze yishingikiriza ku mbaraga z'Imana, ngo ntabwo aza areba umuntu ngo arebe ko wenda afite ibikomeye nkuko tuvukana. Ntabwo yazaga abishingiraho, yazaga yishingikiriza ku reka nanjye ngire icyo mvuga. Ngewe ni ugushima. Icya mbere ni ugushimira itorero rya Maranatha, Bishope, Mushumba n'abafasha banyu n'abakristo bose muri rusange, ni ukubashimira. Mu by'ukuri nk'uko mushiki wanjye abivuze, twebwe tuba turi i Kigali. Aba bantu
bajya bagira gutya bakarwara, bajya bagira n'utubazo twinshi, niko umuntu yavuga, nk'uko natwe tutugira. Ariko abantu ba mbere bamugeraho ni mwebwe. Kandi umukristo w'umuntu ni ikintu gikomeye. Muzakomeze ubwo bumwe, mukomeze uko kudufasha, mukomeze kwifasha, kuko abangaba ubu bwana ni butoya, ariko ejo bundi bazaba ari abakristo, nibo bazaba bari kuramya hano mu rusengero bakora imirimo ikomeye. Rero turabashimiye cyane ko tuza tubabwira ikintu mukadufasha kandi namwe mukifasha. Ntimwigeze mutugora ko tuzakorera izi seremoni hano, nuko tudafite umwanya uhagije ngo tuzatarame pe, ariko tuzabitegura. Ikindi cya kabiri, turashimira abayumbe bavuye ahantu hatandukanye. Perezida Musore, abavuye Kenya, abavuye i Kigali, abavuye hano Kampala, mu by'ukuri mwakoze. Imana ibaha umugisha. Turabizirikana. Ntitujya tubivuga ariko turabizirikana kandi turi ba reconnaissant, niko mu Faransa azovuga. Hanyuma turashimira umuryango wacu urahanga, hari bashiki bacu, hari baramu bacu, hari barumuna bacu, hari ba data wacu, hari aba bantu bose n'abavandimwe, kuba mwafashe igihe mukaza kugira ngo twifatanye muri uyu muryango ndetse no muri uyu muhango ni ikintu cyiza cyane. Abantu nibo bazabaha ibintu byaba agaciro, iyo mutaza kuhaba agaciro ntikari bugaragare, ariko agaciro k'umuntu ni umuryango we. Iyo umuryango we wamuhaye agaciro n'ibindi byose birakorwa. Ndabashimira buri muntu wese aho yagiye ava n'ikigero cye cyose uko kingana, ndabashimira cyane. Imana ibaho umugisha. Hanyuma ikindi, ndashimira uyu mumama, Mama Esther. Abantu hari igihe basigarana umupfakazi, ahubwo aho kugira ngo begerane n'umuryango bagatana. Ndabesha ntibihari, ariko uyu mumama ni umumama mwiza. Tujya tujya inama, tukaganira, tukavugana, ibyo tubona dushoboye tukabikora, ibyo tudashoboye tukavuga ngo ibingibi ntibishoboka, mureke tubireke, kandi akumva. Rero iyi myaka 2 dusizwe na Kabuye, navuga ko uyu mumama tubanye neza pe, kandi ntabwo yaburara, dufite ibyo turya, n'abana be ntibaburara, kandi natwe dufite inzara ntabwo yakwemera ko tuburara. Rero ni umudamu mwiza, kandi rwose turumvikana, aratugandukira kandi natwe tukamwubaha. Icyo kintu rero Imana izagushoboze, uzakomezanya uwo mutima wo kwakira abashyitsi, wo kwita ku bana, wo kwita ku nshingano wasigaranye. Kandi Imana izabigushoboza, kandi natwe ntituzagutererana, tuzaba turi kumwe nawe. Ikindi, turashimira abantu ba hano Kampala, ukuntu mufatanya mugashyira hamwe. Twaza tugasanga mu by'ukuri ntituza duteka iyo twaje hano, tujya dutekerwa n'abahungu, tugatekerwa n'abakobwa, ukabona nibitaza bishoboka bamwe no bashingiye, nta mukobwa ngira, bashingiye nyine kugira ngo baba bakwe, nanone bajye bamfashiriza ukuri. Ariko hamwe n'ibyo, murabona wenda tuzagira n'igihe cyo kugaruka. Murabona uyu mwana, ariko namubonye mbona n'umwana muzima afite ibitekerezo. Mwabibonye? Umuntu utegura ibintu agiye kuvuga akabitegurira ku gapapuro cyangwa muri telefone, burya bafite gahunda. Abantu bazi kureba rero umugeni, mwabibonye sibyo? Arasobanutse mu mutwe we. Umuntu yagiye kuvuga ibintu ntazapfa kuvuga ibintu gusa akuye gukura mu mutwe bije byose. Ujye ubitegura kugira ngo bize kugufasha kudatana cyangwa ngo ube watandukira. Rero uyu ni umwana muzima, kandi Mama Esther ureke kwirirwa ugira ishavu ryinshi, tumureze neza nkuko se yamurera. Kandi rwose
tuzakugenzereza nk'uko ababyeyi baza bagenzereza abana babo. Nta kibazo, wowe gusa ugume wite ku ishuri, ubundi ahasigaye abagorora n'abasita ko barakubona bazaba. Yego, ahasigaye turashimira n'aba bana bose. Buno buri umuntu abwiwe naza ndeba amanota yabo, bafite amanota meza cyane. Ubundi umwana w'umusege utagira ubwenge uwo nguwo ntabariho, sibyo? Courage rero aba bana rwose. Ariko cyane turashimira mama wabo, ujye ubagaburira kugira ngo babone ubwenge, baje ku ishuri ku gihe kandi bazakomereza aha ngaha. Ahasigaye reka dusabe perezida ze avuge ijambo ridusoreza uyu muhango. Reka dusoze mu rwego rwacu rw'umuryango, kandi ni ugushimira abantu, kandi kwibuka ni ukuvuga. Ntabwo twaza ngo duceceke. Ibyo mwakoze byose reka tubashimire, Imana ibaha umugisha. Kadushimire abashumba badutije iki cyicaro. Turaziranye ariko si muri urwo rwego, ni mu rwego rundi namwe muraruzi. Kandi nagira ngo mwebwe uyu muryango turawufatikanyije. Mu by'ukuri turaryama tugatuza kuko tuzi neza ko muri hafi. Imana ibaha umugisha. Reka dushimire abayumbe. Ngewe mwarantangaje cyane, kandi wenda umuvandimwe kumwibuka ni ngombwa, kandi hari n'abandi twabuze. Ariko hari ikintu natekereje n'abantu bampamagara hirya no hino, icyo nasubiza, igitangaza si ukwibuka Kabuye, ahubwo igitangaza ni ukutamwibuka. Ngewe niko sa n'uwabisobanukiwe, kubera ko jya mbabwira ngo urambwira ibyo nturi Kabuye. Rutonesha yavutse ari we, kandi ibye nyine nibyo mwavuze byigaragaza. Rero kuri iyo mpamvu timucika intege. Mu by'ukuri nk'umuryango abo turi kumwe tuzakomezanya uko Imana izadushoboza. Mukaba muri abantu b'umwihariko cyane mu izina ry'umuryango w'Agasegege ku isi hose. Imana ibaha umugisha. Kandi turabashimiye. Dushimiye abantu bose batwitabye, ko babivuze nyine habaye ibikorwa byinshi. Abantu ariko aba barahagije. Aba ni benshi cyane cyane, ariko kubera ko aba bari hano n'umutima mwiza ni benshi. Turabashimiye kuko mwaje kudutera ingabo mu bitugu. Shimiye uyu mupapa Sengiyumva, sinari muzi cyane, ariko ndamushimira kubera ko iki gikorwa ajya gitegura neza, mukagitegurana akampamagara, kandi atuje. Kandi nkunda abantu batuje, sinjya nkunda abantu basakuza cyane. Rero nzamushimira buri gihe. Ndashimira Mama Esther ko agikomeje kutwubaha nk'umuryango. Mu by'ukuri ajya afata telefone, agafata umwanya, akandeba, akampamagara, dore igikorwa ko kimeze, dore ko bizagenda. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha, kandi uzakomeze wubahe famiye, kandi tuzakuba hafi. Icyo tuzashobora tuzagutera inkingi mu bitugu. Rero tukaba dushoje mu rwego rwacu. Ibikomeza ni uburenganzira bwanyu. N'ubundi ahanini mu by'ukuri ni mwebwe abayumbe. Imana ibaha umugisha. Kandi benshi bazakira kubera iki gikorwa. Nanjye nabibonye. Rero turabashimiye, mugira amahoro y'Imana. Reka nanone dusabe ko abasebukwe nabo baze, twababikiye ijambo kwa sebukwe. Mwebwe abacu nta kibazo, ni musubire mu cyicaro. Murakoze cyane. Reka dusabe basebukwe baze. Reka dusabe umuryango wa Gasita, abari hano mwese mutambuke, hanyuma tuze kuvuga ijambo rigufi.
mutambuke mwese abari aha. Kadushima Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bintu byose dushime, haba mu bigoye n'ibyoroshe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushime, kandi igituma Imana yabivuze gutyo nuko byose ibitegeka biri munsi y'ububasha bwayo. Rero abayiringiye baba barinzwe muri ubwo buryo. Iby'ukuri twe twabayeho mu gihe cya mbere, tubonaho abantu ari abapagani. Iyo bazaga kureba umuntu bamuzaniraga amaganya kuruta amagambo y'ibyiringiro, ngo yewe ngo nyagupfa, ngo se hari ikintu cyiza cyo gutungana, hari ikintu nawe wabona cyiza. Ayo ni amagambo twumvise sayo twabwiwe, ariko uriya muririmbyi waririmbye ngo arashima Imana ko yavutse ku ngoma ya Kristo. Iyi ni ingoma itagira uko isa. Burya abantu n'imbaraga nyinshi, nta kintu, kuko bavugaga urukundo, nta kintu kiza gihagarara imbere y'urukundo, n'urupfu ruzaruhunga. Hari imbaraga zarwo muhamubona hano, ntazo, zarashize kandi zashiriye ku musaraba. Rero twebwe nk'ababyeyi b'uyu mumama turashima Imana ko yari yaraduhaye Kabuye nk'umwana. Twarabanye hano mu rusengero dutangira, twarabanye muri uyu muhana, kandi warimo abasore benshi, ariko yari umuntu uteye ukwiwe. Kandi ahanini nza mbivuga sinzi nimba uko abantu baza babyumva, nza mvuga ngo hari igihe tuza tubona umuntu wabyaye abana benshi tukavuga ngo yahawe umugisha, ariko nza mvuga ngo abo bana benshi babaye badafite ubugingo buhoraho ntaco bamaze, kuko twamaze kumenya ko ubugingo buhoraho ari bwo butunzi budashira, kandi ari cyo kintu canezeza umuntu. Kuba Imana yari yaraduhaye Kabuye nk'umwana uvuka muri uru rugo rwa Gasita, iby'ukuri yoba aruta abakwe dufite badakijijwe, badafite agakiza, bagihagaze, akabaruta yarapfuye. Ko ndabivuga nko mu Kristo simba mbivuga nk'inande, kandi ndawe ntunze urutoki muri abo bandi dufite niyenda badakijijwe, niyenda nabo bazakizwa. Ariko kuba Imana yari yaraduhaye umuntu. Hari umunsi umwe Mudagiri yigishije, yabwiriza ndagara twari kuw'Imbogo, aravuga ngo iyo umuntu wawe yagize neza, ukumva abantu bahaye bamuvuga, uzi ushaka kubabwira yuko muvukana, uzi ushaka ko kubegera ngo babwire ati ubu ngubu turavukana. Rero kumva bahaye bavuga umuntu wawe
k'aya magambo avuzwe kuri Kabuye. Tukavuga amagambo menshi, mu magambo makeya akiri ruguru. Ese ni wowe Jacques? Ntabwo ari Jacques, ni mukuru. Atanga ubuhamya kuri Jacques. Jacques yazaga ashaka kumucogoza muhaza, yaza kuba hano nari kugira uko mvuga. Ariko abantu babanaga na Kabuye, yabanaga n'abasaza base bakanura, nirwo rwari urungano rwa Kabuye. Kabuye aza gutanga ubuhamya ko yigeze kuba umupagane, ariko ahunze ubupagane yabuhunze umuhasha, ava inyuma, hanyuma aba umuntu unejeje. Kuba turi hano, imitima ya benshi irafashwa. Uwo ni umukwe wacu, ariko cyane kugira ngo abishobore turashimira Nyambabazi, kuko turabizi abagore baza bananiza abagabo mu muhamagaro. Nimba bari hano, turabinginze mu izina rya Yesu bahindure gahunda. Ariko ibi byose iyo Kabuye adahura na Nyambabazi ngo amureke, kandi Nyambabazi ntiyabuze abantu bazaga baca ruhinga nyuma, baza kumubwira ati se uriya wewe uzubona uriya mugabo uhora mu mihanda n'ibiki byose. Ariko twese uko twari turi hano, nta wari ufite ubuzima buruta ubwo kwa Kabuye, naho atahoraga mu rugo. Kuri ubwo umuntu twashimira wa mbere ni umufasha wiwe, niwe watumye Kabuye agera kuri ibi bintu byose. Kuri ubwo rero mu izina rya basebukwe turashima Imana ko yari yaramuduhaye, kandi umuvugabutumwa yavuze ati n'ubu uko turi kumwe, ubu turi mu gitaramo nawe turataramanye. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mwakwicara. Nawe ntiyobura icyo avuga, niko natekereje, nubwo tutaraganya, afite byinshi ahubwo, ariko aravuga akanya gato. Narangiza Gapapa arakurikiraho. Gapapa narangiza ndaza kubabwira undi umwe uzaba usigaye twamuvuze ni Bizimana, tubone gukomeza n'izindi gahunda. Uriya ni umuvugo, ntabwo ari ugushima, araza kubikora nyine abo bashoje. Yesu ashimwe. Izi mikorofone sinzi ukuntu zikora. Ndashima Imana ko impaye aka kanya ko kuba hano hamwe namwe. Ndashima Imana ko impaye ijambo kuri uyu munsi wa Kabuye. Ntabwo nagize amahirwe yo kuza kumwerekeza, byari ibintu byari bitunguranye, ariko Imana yari ibizi ko iki gihe ari iki ngiki. Ejo bundi nta nubwo nibukaga imyaka, kuko numvaga nyine ari ejo bundi yapfuye bikiri vuba. Ndabibonye kuri status ya Musore, ndamubaza ibi bintu birahari, arambwira ngo birahari. Umva ndishimye cyane, kandi ndashima Imana ko bimpereye mu mahirwe yo kugira icyo mvuga kuri Kabuye. Kabuye twamenyanye i Kigali, yabaga i Kigali cyane, ariko yatangiye anyita mama, ngira ngo abana be mama wabo yitwaga Ramu, akanyita mama, nubwo nabaga natambutse akampamagara ma. Icyo kintu n'umusapfa n'iryo jambo byakomeje risona mu mutwe wanjye. Bivaho aramenyera, akaza kunsura nk'umwana, akambwira nzagenda kugusura nka mama. Mushiki we yabayeho ari inshuti yanjye,
ariko icyo gihe Kabuye ntabwo akatuba hagati, akaba ari umuntu umeze nk'umupanga, akavuga icyo ashaka cyose, akavuga amagambo akomeye, nta bwoba yagiraga. Igihe cyose yazaga i Kigali yangiriraga umugoroba wo kutaramana nawe, akarara iwanjye nka mama. Yari afite amateka menshi y'ubupfubyi, yari afite amateka menshi y'ubuzima yaciyemo, ibyo byose akabinsangiza. Ariko ndashima Imana ko Kabuye yaruhutse kandi akaruhuka neza. Ikintu cyanyeretse cyane cyane ko Kabuye yari umukozi w'Imana ni igikorwa cyabaye akimara gupfa. Biriya ntibikorwa abantu benshi, twese turaziranye kandi dufitanye amateka, ariko kiriya kintu cyanyeretse ko Kabuye yari afite umwihariko muri iyi si. Icya kabiri, abantu benshi ukuntu bavuze ngo Kabuye ngo yari